akagozi k'urukundo ndagukunda itayikunze akagozi k'urukundo akagozi k'urukundo turagukunda ito ibyishimo n'ibyiza akagozi k'urukundo akagozi k'urukundo ndagukunda itayikunze akagozi k'urukundo akagozi k'urukundo turagukunda uduha ibyishimo n'ibyiza akagozi k'urukundo akagozi k'urukundo ndagukunda itayikunze akagozi k'urukundo akagozi k'urukundo turagukunda ito ibyishimo n'ibyiza akagozi k'urukundo akagozi k'urukundo ndagukunda. hagati aho James umuntu uri mu gahinda wagira ngo hari ikindi kibazo cyabayeho gikomeye vipi bimeze bite? shawe riso ndeka rwose ngo agahinda kenda kunyica
kugeza na n'ubu ngubu ibibazo byanjye byanze kubonera igisubizo. Ubu noneho tuvugana ubu ngubu n'abana nabaga ndi kumwe nabo bagiye ku ishuri, cyokora ejo bundi nagize amahirwe mbona mushiki wanjye aje kunsura, ubu niwe uri kumfasha uturimo twahangaha, ariko no ku kazi ndajyayo wapi, nta kintu ndi gukora ngo kigende. Urumva rero yuko ntabwo nshobora kugira ibyishimo. Ubu ndibaza ibibazo byinshi muri njyewe, ese Jennifer nzaye kumureba, ariko nibaje ibibazo byinshi nabuze igisubizo pe. Niyo mpamvu rero naguhamagaye kugira ngo kuri uyu munsi ndebe ko byibuze bagaruka kangirize iyindi nama. Ese ubundi kano kanya ubu ngubu nibura kuva nava hano wigeze umuvugisha nibura ngo umenye ahantu yaba aherereye, location ye, umenye naho hera? Kuva cya gihe nagiye muhamagara na nimero ye ntabwo icamo, sinzi niba rwose yaba akiri mu rugo cyangwa hari ahandi yagiye. Niba yarahinduye telefoni nabyo ntabwo mbizi. Rero nabuze icyo nakora n'icyo nareka. Ariko se Mana yanjye koko iminsi yose maze hano umugabo atongera gutekereza byibura ngo agende agatekerezo ko kongera kuza kundera cyangwa se ampamagare abana banjye se. Ariko koko wenda ibyo ababyeyi bavuga menshi, ariko ibyo bambwira ni ukuri. Nanjye sinashishoje ngo ndebe kure, ndebe urugo rwanjye ndurwanire nk'umugore, nahise ngira uburakari n'umujinya mpita ngenda. None ubu nzasubirayo nte? Mana yanjye nkumbuye abana banjye. Ubu se koko ko natumye inshuti, natumye abavandimwe, ubu koko noneho ndazibangwa nzerekeza he? Ariko disi irya mukuru riratinda ntirihera. Izi ni ingaruka, ni ingaruka zo kutumvira ababyeyi. Iyo nza kuba narabumviye ntabwo mba meze gutya. Nararwishigisha ariko nkunda kusoma, nta kundi gusa Imana yo mu ijuru ngiye kujya ku mavi nsengera urugo rwanjye, nsengera umugabo wanjye, amaherezo Imana izantabara. Ngiye kongera mba umurokore wa nyawe, nongere nsubire nk'uko kera nahoze. Wenda byibura Imana uzumva gutabaza kwanjye. Wiriso ntakubeshye, kuva Jennifer yava ahangaha sindamuhamagara n'umunsi n'umwe ngo telefone nyifatisha. Ibyo nabyo rero biri mu bintu bimpangayikisha cyane. Kumva umuntu yagenda amaze amezi 6 sindavugana nawe n'akanya na gatoya. Ako James, nawe ntago wigeze biha agaciro cyane ngo umenye ahantu umugore wawe ari. Ni gute amezi 6 ashira umuntu ataraguhamagara, nta SMS nta n'iki, ataragaruka no kureba abana? Niba rero byanze mesaka ushakire mu nshuti ze, niba nimero utari kuyibuka, numara gushakira mu nshuti ze nibyanga umbise kamwe wemere uhamagare wawe bakubwire. Ndabizi ntabwo byoroshye, biraza kukugora cyane kubuza gufata umwanzuro wo guhamagara wenda mama cyangwa papa wiwe, kuko urabizi neza ko ari n'abantu babo pasiteri nyine baraza kubamura. Ariko umenye hano umugore mwese ubundi bizama gutya kugeza ryari. Maze amezi 4 mvuye hano, twari twabiganiriye umbwira ko ugiye kubitekerezaho bitarenze icyumweru uri bumve igisubizo. Ubuse koko Mana noneho ko nigenje, ko navuze menshi, nakoze byinshi. itayikunze akagozi k'urukundo, akagozi k'urukundo, turagukunda uduha ibyishimo nibyiza, akagozi k'urukundo. Nyuma y'icyumweru wambwiye ko ari bwo uri bumve igisubizo, sibyo? None hashize amezi 4 nibwo wibutse kongera kumpamagara. Nese James, koko utambeshye urumva uwo muntu yakugira umutima gute? Wenda yabikoze kubw'umujinya n'uburakari wari wamuteye, ariko nawe ni umuntu, sibyo? Yagombaga kukumva.
wowe gerageza uhamagare mama we. Buriya abamama babasha kumvikana, sibyo? Kandi abamama urabizi ko bakunda abakwe babo, nubwo nyine wenda haba harabaye amakosa, ariko wagerageza. Buriya abamama bakunda abakwe babo, nubwo wenda barabaye amakosa bikagenda nabi, ariko ntabwo yabura kukumva, akakuganirize, akakubwira uko ikibazo kimeze. Abaye atari nahari ashobora kukumenyera ahantu ari, kuko ntabwo yabura kuvugana na mama we, sibyo? Hanyuma niba ubitinya ushakire ku baturanyi b'iwabo ba hafi, wenda bo bashobora kumenya, bashobora kukuganirira nyine bakakubwira wenda niba yarigeze kuhagera, cyangwa se bakagushakira nimero yo gukoresha, ukamuhamagara ukamuganiriza, ibintu bikava mu nzira. Ibaze nk'abana niba bava ku ishuri bakagaruka bagasanga mama wabo wapi, uzahora ubabeshya kugeza ryari? Ugerageze umbwire unsubize, kandi dukore ikiganiro kiri serious, ntumbeshye. Wilson, ibyo umbwiye ndabyumva, kandi nanjye ndi umuntu mukuru. Ubushize hari umumama w'inshuti ye witwa Cynthia yageze ahangaha aje kumureba, asanga yaragiye. Ahari buriya guhita mpamagara iwabo nkababaza ibya Jennifer, sha ni ibintu byangora cyane pe, nkurikije uko niyumva. ubu koko urugo rwanjye nzarusubiramo gute? Kubana hano naho ko hamaze kundambira, utambutse aranshwira mu mutwe kubera ko bamaze nabo kumpaga ngo narishingiye, none dore ndabagarukiye. Mana nk'ubu koko nkora iki we? Nkora iki Nyagasani? Mana wangiriye inama ugakorera mu mugabo wanjye, basi akampamagara. Abana banjye ndabakumbuye kandi nsifite uburyo navugana nabo. Mukuru wanjye wahangeze, Mana yanjye uze koko Mana nkora iki kugira nsubire mu rugo rwanjye? Nashatse uriya mugabo dukennye, ubukene ndemera ndabwihanganira, nambara kenda kamwe, none aho amafaranga asiye koko ndemeye ntaye urugo rwanjye, ubimbwa n'imiserebanya byose biri kurutambiramo, ibyo nabyo ndabitekereza agahinda kakanyica. Ariko Mana nk'ubu nkora iki koko? Aho bigeze ngiye kujya ku mavi nsengera umugabo wanjye, Imana imuvugiremo imikoreremo, Mana wumve gutabaza kwanjye. Aka kanya mfasha kanya kugira ngo ntabarize umugabo wanjye, Imana imusange byibura atekereze, yongeye agarura agatima ku mugore we Jennifer. Mana nk'ubu nkora iki koko? Rwose ngenderera umugabo wanjye, basi abashuru yongere yibuke na nimero yanjye ampamagare. Ubu se koko nzasubira mu rugo rwanjye bigenze bite? Ahubwo byuze ngiye kureba ukuntu nabaza Cynthia nimero ziwe, ariko kandi hari n'undi mu matwa yadukorera nawe namubaza nkumva, kandi nabwo ndumva aribo nabwira bakanshakira amakuru kugira ngo byibuze baye bayangezaho. Sha naho ngewe ubwanjye rwose pe mba numva nanjye ubwanjye ntari mfite trauma muri ngewe itatuma njya kwishakira Jennifer ku giti cyanjye. Naho ndi sha Wilson, n'ukuri kw'Imana pe, ntibyanga nzababwira mujye kumushaka. Naho ngiye kugwanjye ruhande, umva Mana yanjye nzayibariza kuri Cynthia nibyanga mbarize kuri mabuja twakoreraga. No kuvuga ngo nafata umwanya nkagenda nkajya iwabo mu rugo, umva nta nimbabazi nkwiye nkurikije uko Jennifer twari tubanye n'amezi ashize ubu ngubu ntamubona imbere yanjye. Nomba nibaza uburyo cy'abana bazaza bagasanga ahangaha mu rugo mama wa atari yagera ahangaha, narababeshye ngo nibajye ku ishuri bazasanga byibuze yaravuye gusura abantu yaragiye kureba. Ubuse urumva nabigenza ute? Wilson rwose mbigushyize imbere zanjye, ndagwana nimero z'uwo muntu, byibuze umufatikanye mu nshakire Jennifer nimumubona. Sha ntanzongera gukora amakosa nkabe nakoze pe. Mana Nyagasani, ejo bundi ariko haje umupasiteri araduhanura nuko abantu tutumva tutanavumbura, uko twamaze kurengwa twibagirwa Imana. Ibi byose ni ibihano by'Imana yampaye. Gusa Mana ndakwinginze bwa none noneho ntabarwanire, kuko njye ntabwo ntibashije kwirwanira. Abanzi baratugose, badugotera urugo, umwanzi Sekibi yaraduteye aduteza kuryana, ntacyo twari dukwiye gupfa, twarihanganiye ibitugerageza byinshi, ariko kubera umwanzi Sekibi yanga ibyiza yantangije n'umugabo. Ariko Mana
ninsubirana nawe nzagushima nzagusenga mana rwose pe nsangiye kongera kuba hano ubu se koko ndi kuvuga gutya nawe nataha bizagenda aramutse amenye ko ndi hano bizagenda bite mana ugomba kumpa inzira nkagira icyo nkora inzira z'ikigendwa byibura akazajya kuza dore numvishe bivugisha ko ari mu nzira ze naramukaje rwose pe imana izamfashe nazansange hano kuko yanyica ese ubundi James aho ntiyaba ari wa mukobwa na Shadia ubwo ntago ari we watumye wirengagiza umugore wawe ntumenye amakuru y'ahantu ari kuko wigize umbwira ngo urimo urateretana n'umukobwa bita Shadia wigize wamumbwira inshuro itari imwe no kuri phone baramumbwiye aho ntiyaba ari we watumye nyine wirengagiza umugore wawe arimo aragushukashuka nyine tu erega James abakobwa sibyo nk'umukobwa ugeze muri kiriya kigero waramunyeretse mbona asa nkaho anakuze ukuntu nta kuntu yabura kugusenyera buriya abakobwa sibyo baba bakeneye nyine iyo abona wubatse umeze neza ufite amafaranga aba akeneye kugira ngo nawe agere kuri bwa bushobozi rero sinzi impamvu nyine byakugiyemo warabikoze ni amakosa ariko mbere y'uko dutangira kugira ngo ujye mu bintu byawe njye nkeneye kugira ngo ubanze unsezeranye neza sibyo kandi umbwize ukuri buri so nibyo koko ibintu nabikubwiye ko twari turi mu gakungu ariko nta gakungu kuko uriya mukobwa pe ntiyaruta n'umugore wanjye Jennifer kandi ibyo bintu byose ntawe nshaka ko na sister wanjye abyumva sumbishe ko ari ahangaha sinabikubwiye niyo mpamvu rero ngewe icyo nakubwiye cyo nemeye guca bugufi nk'umuntu wawe nk'umuntu w'inshuti yanjye umva ni ukuri pe ako gakunda gahagaritse n'uwo mukobwa ntabwo akibarizwa hafi ahangaha ndakiza ko yagiye rero umfashije ubu tuvugana ukamfasha nkongera nkabona umugore wanjye Jennifer agaruka ahangaha nta kosa na rimwe uzongera gukora ryatuma umugore wanjye agenda niyo mpamvu rero naguhamagaye nk'umuntu wanjye nkaguhamagara nk'umuntu twabanye ntitaye kuvuga ngo mpagaze kuri bya bindi ng'umugabo ngo yihagararaho oya no kwihagararaho byararangiye pe si ukukubeshya ubusa uko ubizi nari nsigaye ngana utya ariko reba ukuntu usigaye ngana nese ubu njye wanze kurya nk'abandi bagabo nkumva mfite umutekano mu rugo iwanjye ibyako gakungu nyine narabibonye hari icyo byamviriyemo ntabwo nzasubira n'umunsi n'umwe amakuru meza ni karibu wongeye gutuma nishima karibu rero si Jenny ko musanze aho wenyine bite mu rugo sinzi ahantu bagiye bariya ninjye wari wasigaye hano ku rugo cyane niyo mpamvu mbwira ngo wari ubabaye ubwo nyine ni uko ak'abagore kaba kaje kuri wihangane pe ak'abagore kaba kaje umuntu ari gusubiramo ari gukoresha imbamutima nyine nyine wihangane wari uraho ariko twe turaho rwose nta kibazo ahubwo nategereje ko ugaruka ndaheba ariko ndavuga nti nta mwana waje kundeba ndeka njya kumureba disi ahubwo urantunguye so kuza koko nta na telefone yanjye ngo nampamagaye nagira ngo ndebe byibure se uri iwanyu abana se bameze bate abana banjye baraho bari ku ishuri barakuze n'iyi nkumi birumvikana bari imbere mu mashuri aha se gusa
gusa mba mvuze abana nkibuka abanjye. nasegene nta nubwo abana bawe byibura ujye ugerageza ngo muhure. Kugeza na n'uyu munsi n'ubu nta n'umwe turavugana. Nashakishije n'inshuti zanjye ngo byibura mbinginga bazagende babibe bame no kuri telefone tuvugane, byaranze. Uziko iyo barambwiye ngenda ubwanjye nari bujyeyo nkagenda byibura nkashaka uburyo ki mbivugisha n'ubwanjye baze no kunsura mukanabonanira iwanjye ariko wababonye. Nuko nyine isi miranyigisha gahoro gahoro wa mugore we. Nese kudahamagara umugabo wawe byo byibura ngo Telefone ntiyayifata. naho wundi shawe riso rwose ntakubeshye. Ibyanjye ngayo nguko ndabona na sister ahubwo aje nawe reka tube tuganira. Ahubwo dore sister twavuga ngo yaraje ariko mfashe pe iyo gahunda twavugagaho byibuze uyigira iyawe. James ko mushaka se usanganye n'umushyitsi ariko twavugana. Nta kibazo. Narasanganye ariko ndatashye. Nari bimugereye amahoro. Kageze sister hanze. Nari bibanguka tuganire nanjye nkeneye kujya mu kazi. Jemo, ibintu mwavugaga byose nabyumvise, numvise uwo mukobwa ugiye gusenyera umuryango wacu ukuntu wabanaga na Jennifer. None uyu munsi wazanyemo undi mukobwa ukambeshya ngo nabashyitsi ngo ni inshuti ze ngo zaje kugusura. Siko wambeshye? Nakuvumbuye nabyumvishije. Ubu rero ngiye kugenda ndahitira no mu rugo ndabibwira mu rugo bose umuryango uterane. Numva ntago ngiye nakubabarira ndanababaye. Niko se ja ko kuragiye nta nagatiki ujyanye akasakumira nko kagira imana mwe koko. Niko wahetse nkago agatiki ukagenda kijyo ngibyo uri kuvuga atari ko kuri kwanjye.